mu idini ya isilamu nta nshingano ufitemo? mu idini ya isilamu ndi umusilamu usanzwe, nkaba ndi umwe mu basilamu bari muri Rwanda Muslim Community. Uyu munsi ugiye kujya i Maka, ni iki wigomwe kugira ngo ujye muri uru rugendo mu mutambagiro mutagatifu? Uru rugendo umuntu wese ugize ubushobozi, umuntu wese ugize ubushobozi ni inkingi ya gatanu ya isilamu. kugira ngo ube umusilamu wa nyawe ufite ubushobozi. udafite ubushobozi ntabwo bimureba, ariko uramutse ufite ubushobozi bw'amafaranga n'ingufu, cyane cyane bw'amafaranga ariko nanone bw'umubiri, ugomba kujyayo mu itegeko, kugira ngo utagiyeyo ufite ubushobozi yabarwa nk'aho usuzuguye Imana. icyo gihe ntabwo ubarwa nk'umusilamu wuzuye. urumva ni ukwigomwa amafaranga, ni ukwigomwa umwanya, kuko bizaba ari byiza, ariko ni itegeko kujyayo. Ni iki witeze kuzakurayo? hariya rero, hariya bigiyeyo ni ahantu hatangaje, ni ahantu Imana yadutegetse kujyayo, kuko iyo wagiyeyo ibiri aho ngaho ikakubabarira, usaba ibyo ushatse ukabibona. iyo koko wabishyize ku mutima ukagendera ku mategeko nk'uko bigomba kugenda, ibyo usabye byose nta kikuri. Wumva bizafasha iki umuryango ukomokamo, idini ya isilamu ubamo, bagenzi bawe, wumva bizabafasha iki? bizadufasha mu myemerere, kandi iyo umuntu afite imyemerere myiza ku Mana aba yabaye n'umuntu mwiza, aba yafasha n'abandi, aba intangarugero mu gihugu. Hari ikintu wigomwe kugira ngo ujyeyo? Wenda uvuga uti nashakaga kugura ikintu runaka, wenda se nashaka kugura ikibanza ariko nabyigomwe kugira ngo njye muri uru rugendo. ibyo byose baba babiguze kugira ngo ujyeyo, ni uko iby'ibanze uba wabanje kubikemura. ntabwo hijya yawe yakwemerwa usize ibibazo inyuma, ntabwo bishoboka. ngira ngo ni ukwigomwa nyine, buriya mu bintu byose ukora mu buzima bisaba no kwigomwa. Hari ibyo twigomwa. Kumvikana nimba urugendo ruhenze, ayo mafaranga yagakoze ibindi, ariko ijambo ntashaka kwemera ni ukwigomwa, kuko ntabwo ni ngombwa kubikora. kuko wubaka inzu ukarongora ukajyana abana mu ishuri, icyo kintu nacyo ni ngombwa kugikora. murakoze cyane. murakoze.